Oya keke ariko wajugira n'imbabazi koko. Kaniyegamire. Siko warubindishije. Utankoraho? Wambare umusaba. Urumva we byashoboka? Umva nkubwire Ruga nawe akose uko bikiri bibisi. Keke amabara rwose. Asubirwa ukwezi gukize koko si kwinshi. Akose Ruga ukwezi si kwinshi koko. Keke ntabyo ukwezi ibintu biracyari bibisi kabisa. Urumva? Akoruga ubu ngubu ukwezi niba gushize ubu ntabwo bitangiye kugenda bigenda neza, bitangiye kugabanya kugenda neza kandi uzi ibintu muganga yankoreye bikoze nabi. Sinasubiyemo kongera kankora inshuro ya kabiri. Ndacyari gisebe. Oh my god, shiri. Ngereka nkubwira ndakwereka uburyo systeme bigendamo. Ku buryo utari bubabare, nta kibazo na kimwe uri bugire kandi nyizera n'ukuri nyizera pe. Ngira icyizere. Ngenda kwereka. Nge we nugira ikibazo. Ndi bukwereke. Keke ugira imbabazi kabisa. Umuntu baransiramuye nta nubwo ndaruhuka ndeba ukuntu umeze nta nubwo nshobora no kwambara n'umwenda w'imbere nawe ngo ngwiki. Ubu hari ukuntu ntihanganye koko. Ubu hari ukuntu ntihanganye. Ibaza ukwezi kose nako kuri hafi kurenga. Ndahangaha ndimo ndagurumana ndimo ndashya uragira ngo nzagucinyuke. Nese ubu nzajya hanze. Ubu nzajya hanze. Uri umugore w'umusirimu umuntu wizura umuntu ujijutse. Ntabwo uri injiji kabisa. Umuntu umeze gutyo yakora iki? Yagufasha iki? Nanjye ndi umuntu. Hakuzi ibyo nari mu gufata igisongo ukakibyiruka mu gisebe. Arega kwezi gushize hari akantu imisongo iba yagabanutse. Ukwezi kuhese wabaze iminsi neza. Ntabwo nasubiyemo. Wasubiyemo ariko hari haciye ukwezi. Ntabwo abantu dukiri arimo kugenda atinze gukina usubije ngo bigenze gute. Nubisubize urudubi. None ubwo ubwo iminsi yose iyo minsi yose muganga yaguhaye ubu icyo gihe cyose nzagitekereza koko. Igihe cyose kiri kubura urumva kizashira. Niwe muriro witandura bajya bavuga uri umuriro wa hehe. Isuko wagira ngo niwe wasake. Umva nyine ngiye nkubwira. Fata gahoro. Basi mva nkubwira. Umva nyine uretse gahera hirya gato mbanze nicare neza. Gusa shira umva nkubwira. Uretse nyine ntacyo zo ndakumva ariko banze ugere hirya gato nkwereke. Gato. Yari gukora kone. Gatoya. Umva nyine nkubwira. Umva nkubwira kugiye kubigenza, sibyo? Akose shiri. Ubu ngubu nta si wanyomoye. Mbyara si wambwiye ngo ninde kunyomore ukanyomora. Ntiwanyomoye nkakira? Kake bivanga amasaha. Ntiwanyomoye nkakira? Bisavanga amasaha. Waretse nkakomora. Oya. Iminsi ishize. Aha, nakanabyo kunyomora nugiye kunkomeretsa. Ndeka nkurikiza gahunga ya muganga yambwiye amabwiriza kandi ngenda kubyo muganga yambwiye. Vo muri yo migani y'abanyarwanda. Naga ari imigani Ruga. Ako se ngiye sinari imeze nabi sinari nkomerewe ibintu bimeze nabi bikomeye nabyaye. Nabyaye ukambwira uti keke rwose mbabarira nkavuga ati aho kugira umugabo wanjye agenda ajye hanze agenda nshinyuma ibintu bibe bibi. Keke ndaguhunga. Si wanyomoye. Ruga si wanyomoye. Ubu ngubu uretse ibi bintu ukareka ibi bintu akuruga ntabwo uzi wowe ukuntu umeze. Ukuntu urudodo rutarukura gutya nkumva neza. Sibwo se zirimo kuvamo. Ntabwo kuvamo ariko nuko atari wowe. Wakubaga nk'ibere ngo wumve. Akuruga ibi bintu n'ubwo uri kubikomeza ni ibintu byoroshye rwose. Usakana gutya babakuyeho kamafuti gatoya. Gutya kamafata nkataye. Ariko sha. Asega ko umuntu w'umugabo arangwa no kuba umugabo kandi ngiye kindi rwose rugaba rwo ngiye nagishije inama abantu baranganiriza kandi n'abantu bakuru barambwira ngo umugabo si n'umugabo ngo ikintu cya mbere kivura ibyo bintu byose iyo mubigize iyo mubikoze ntuze biba bimeze nkaho umwomoye ahita akira mu buryo bwihuse nta n'iminsi ibiri yashira udakiza nta bantu naganiriye nabo barabimbwira kandi ni bakuru. Si abantu se bakuru. Tega amatwi kumva ujye ukurikiza inama umuganga yakubwiye ku muti wose uzajyumva ntukavuge ngo bavuga bari cyangwa habavuga bari cyangwa bigenza gutya jye ukurikiza ijambo muganga yavuze indwara yose waba warwaye ese ni nkubaza niba udashobora kunyihanganira igihe mfite igisebe gutya umbona guri ubu wabasha kwihangana mvuye hano nkajya hanze nkamara ukwezi ngize ukuri
ngerega ibintu ndi gusa ntabwo bigoye. Nsubiza abanza usubize. Niba udashaka kwihangana igihe umugabo wameze n'inya mfite igisebe ndwaye. Ku gikorwa cy'isuku twakoze ku mibiri yacu kugira ngo tugire ubwirinzi. Ubu ndamutse ngiye mu bitaro. Wamara ibyumweru 2 utaranca inyuma. Akoruga ngewe ibintu ndi gusa nubwo ari ibintu byatarereka. Ni akantu gato nukunsayidira byonyine. Nukumfasha. Ni akantu gato nta n'iminota. Nta n'amasegonda. Nta n'iminota 5. Iminota 5 sirimo. Okay nta basi umunota umwe ruga. Ngenda nakubwiye uri gukunywa ugatuma binjya uri mu hano. Nakubwiye ngo ndakwereka ukuntu tubigenza ntubabare. Dore nyine uri gutuma byone uri kunywa mu gato. Sinakubwiye ngo ndakwereka ukuntu tubigenza ntubabare. Wambaye amahoro ko umuntu imyaka ufite ntabwo ushaka gutegeka umubiri wawe. Akoruga ngiye rwose ibintu ntabwo nabishobora gusuka. Hakuzi ko ufite ikibazo mu mutwe. Ntabwo ari mu mutwe. Ubu ntabwo ushaka gukontorora amarangamutima yawe ngo ushiremo ubwenge. Niba numva mushaka cyane ubwo noneho ndabigenza gute? Ujye wiga gutegeka uyu mubiri ntukagutegeke. Ntunzira kandi ngiye kwimura icyumba ntabwo ndi burarane nawe. Uri kumbuza gusinda jya kuryama ukaza unkorakora undeka ndyame. Ntabwo bishoboka. Ntabwo nasinzira nanjye. Urambwira aho njya kurara ntabwo bishoboka. Mbabarira akoruga ukabyarishije wanjye wambabarira. Mbabarira. Ureba kurwagahoro. Mbabarira. Ni nkubabaza umenye ko nanjye ndi umwanzi wawe ntarishije wawe. Si ubwo ruga wambabariye. Ayiwe. Ruga nkukurikire se. Akusumurikira ugiye koko. Umurikira ugiye. Nuzuye indodo nuzuye ibisebe. Urankurikira ugiye. Basi. Wamobeye ko. Akusika ndaguhobera gute? Ngamuhobera inyuma rero. Nose ndaguhobera gute ko? Imbere se ndaguhobera nubona meze. Shiri wambabariye ko. Umva nkubwiye. Keke uri kundisha indodo gutuma bitabizi. Urakabya ubu urakabya pe. Ubu kwezi kose umaze urwaye ubu ntago wanyumva. Ubu sindi umugore wawe. Nje kwandavura njye hanze. Keke uri ikigeragezo. Urenze n'ikigeragezo sinzi ubwenge ufite naho. Nje sinaca umugabo wanjye inyuma nararahiye ibyo sinabikora. Aye wewe. Utazi gukontorora ubwo ndi kugera mbere muri we. Sinabikora. Sinaguca inyuma. None ruga ko ndi kukwisabira ko nakubwiye ko mfite system ngende bukoreshe ibi bintu bigakemuka nta kibazo kibayeho. Nta kintu na kimubaye. Wambabari ukanyumva katari ibintu bigoye karakantu gatoya. Ngerega narwo nyene ibintu bigoye. Nta nubwo ari ibintu bigoye ruga na stress ndakwiye. Yari mu cyumba cy'abashitsi. Akoruga ntago wandyama n'umutima ruga ntago wandyama. Sharuga wambabariye ko ruga n'ukuri kw'Imana mbabarira ibi ntabwo ugiye gupfa. Ruga. Ruga ngambabarira. Runa mbabarira ngiye kuciro y'umugani ku musozi isi igiye kunyota ibibazo birandenze Runa kandi izi nama zose ibi byose ni wowe. Akoze njye nayo Runa uri inshuti mbi uri umujyanama mubi. Urumva we wakoshya umuntu neza akagwa mu cyobo akagwa mu ruzi rwita ikiziba. Nta soni. None se Keke nyuma yo kubona ko ibyo bintu bari wakoze iki? Nakoze iki? Nari gukora iki? None se mbwira iki? Ari wowe uri nkanjye ni cyo kintu uri gukora. Ariko njye biri seriye numvaga ko umuntu ahita akira. Ntabwo numvaga ahubwo ko ari burembe bigere kuri iriya level. None asigaye aryama agasinzira ukagira ngo ari muri koma. Uranyeganyeza wapi? Ako Keke umuntu arasinzira neza. Iyo ngize Imana agasinzira iminota 30 mbagira ngo yapfuye. Ariko yakanguka nabwo. Induru inzu ntabwo turyama. None se amaze igihe kingana iki ameze kuri amaze igihe kingana iki?
Ako Sharuna uzwi uri umutesi. None se ubwo kuki uba bimukoresheje bwa mbere bwa Nawe kabiri ko kandi izi nama ntabwo ari wazimaye wa mukobwa we. Ntabwo ari wambwiye ngo umuntu ngo iyo babikoze ngo buri kumwomora agashobora gukira vuba n'indodo zivamo vuba vuba. Ibi bintu ntabwo ari wabimbwiye. ariko njye ntabwo numvaga ko leta amera kuri izina ry'Imana ntabwo nakoshya keke. Njye se ibi byo Urabizi ko uri ibyo inshuti yanjye. iyo mbimenye wambwiye ko bizi kuza abantu basiramu ngiye ko ntabwo nanjye nyine sinabona ntabwo abasilamu. byabaye ntabwo byagenze kuriya ni ukuri kw'Imana ntabwo byagenze Hano kuriya. warakoze nyine inama zawe narazibonye tunarebe. Gusa icyo nakubwira cyo Mana nimbona umugabo wanjye akize nakuguza ukuntu ameze Keke ibyo bintu bireke katumujyane kwa muganga. gusa urajyana umuntu kwa muganga gute? Keke ibyo bintu bireke ndeba ubuzima ni bwo bwa mbere. ndeba ndi kukureba sibyo? Reba Rugaba umugabo wanjye sibyo? Abantu bize basobanutse basomye noneho bafite ibintu nkatwe umbwira ukuntu barenze kuri icyo kintu ku nama za muganga bakajya gukora ibyo bintu umbwira ngo turebe kubwira muganga gute nyuma y'inama zose yaduhaye. Keke ibintu twabikoze twirengagije amabwiriza ya muganga yaduhaye ko yatwibwiriye ngo ibi bintu aduhereza igihe utambeshye ngendetse kwa muganga gute mbwira ukuntu ndi bugende nkahagarara imbere ya dogiteri nkamubwira ngo ngiye Keke umugabo wanjye yazize iki kintu ibyo bigize nkavuga ngo ibi bintu n'igihe wabigizemo uruhare ndabwira umugabo wanjye ngo nashyushye uragize gute ndangije ngumushyira ku bintu yatubwiye aduhereza igihe aduhereza amabwiriza. Urabizi ko atagiye kwa muganga ashobora guhinduka ikiremba. Oya Keke man stop your these jokes. Okay, let's take him to hospital. Ntabwo igihe kirarenga twere gupfira amafiyeri mpaka umuntu adupfireho ngo yega amakosa abaho. Genda byemera ko twakoze n'amakosa. Ndajya kwa muganga ndeba mbwira ukuntu ndi buhagarara imbere ya muganga mbwira ukuntu ndi busobanurire uyu dogiteri. Ndagenda mvuga icyo nicyo kibazo cy'umuntu ungana nkanjye umuntu ungana nka Rugaba turagenda tuvuge ngo byagenze ngaho ntangirira mpereza urugero ntangirira ukuntu icyo kiganiro handi bugihere ngo byagenze ngo muga ngiye n'umugabo wanjye ngiye Keke kwifata byaranze mforce umugabo wanjye ngo turi ngo ndi kumwomora ngo n'ibiki hanyuma dukora ibintu bitemewe muganga yatubujije igihe kitaragera bizaneza ingaruka. Mbwira aho hantu icyo kigana handi bugihere. What about him? Ubuzima bwe ntabwo ari ingenzi. Wowe urumva usibye igo yawe uri feelinga proud kurusha ubuzima bwe. Seriously? Ndabizi ko umukunda. Niba umukunda agabanya ngo barambona gute ubu ni ubuzima. Rona mva mubwire. Keke then think about it. Abaye ikiremba. My God. Ibyo bintu bitekereza. Nebaza n'umugabo wanjye abaye ikiremba. Rona mbabarira tujyane kwa muganga nyine wajyayo. Najya he? Uri kuvuga iciro ry'imigani. Nakora iki? You haven't seen anything. Nta kintu urabona. Mbabarira Rugaba tumujyane kwa muganga atararengerana. Ese warabyemera? Ari bubyemere nawe urabyemeye nawe ntabwo yakwemera kubaho yarabuze ubugabo. Basi genda umufashe umubwirire. Cyese ntabwo ufite aho namuhera genda umubwirire. Miyano tugende utangire umubwire tugende. Mbabarira genda icyo kiganiro mbabarira tugende aba ari bugitangira. Tugende nta kibazo. Aba ari bugitangira. Ariko kubera ko ngiye uri kuvuga ko nabiteje basi nanobisoze birangire biva mu nzajye kwa muganga yivuze. Nta kibazo. Ariko kurembera hano. Genda nyine wowe icyo kiganiro genda ntabwo ndamuhera. Reka genda ugitangire ngenda abona aho mpera. Tugende n'undi amakosa twarafatanyije. Nuko tugende. Bize ko ibintu turabikora kugenda neza. Ruga.
Rugaba. Sheri. No. Abe. Waje ryari? Naje mu kanya nsanga urasinziriye umeze ute? Ndaho. Kwa nta kibazo nta Sheri wagumye ukiryamira. Kanebo. Oya. Ese urabishobora? Fata hano yewe. Shaka ikaro. Kaniryamira ndumva byanze. Ese rugo. Waretse kwihatiriza. Waretse koko tukajya kwa muganga kubona ko warembye. Nze Sheri. Naburetse. Muganga wese. Njye Kamanzi nkubwira ikintu nshaka kubwira. Kura ku kaboko. Nimba nkubwira ikintu nshaka kubwira. Uri nyumva se base? Ndakumva. Ruga njye mbabarira ngusabye imbabazi nciye bugufi mu mutima wanjye. Nakoze amakosa menshi. Ibi bintu byose birimo birakubaho ninjye wabigizemo uruhare, ninjye wabiteye. Nanjye nagize inshuti mbi zingira inama mbi. Hakoruga njye narize pe niba ari amasomo ndayabonye, niba ari ibibazo mpuye nabyo, niba ari ibigeragezo mpuye nabyo ruga nkusabye imbabazi. Umbabarire ndakwinginze. Njye ntabwo ibi bintu bizongera, ni ubwa mbere n'ubwa nyuma ibi bintu bimbayeho, ntabwo ngiye nzongera gushyiraho pressure y'ikintu icyo ari cyo cyose. Sireka ruko nari nakugize koko. Ruko nari nakugize. Koruga ni ukuri kw'Imana. Rebera. Mbwira wanga kumva. Kwihangana koko. Ariko uzi kwishima ijoro rimwe ukabura ubuzima bwawe. Wenda bwakari kundi karahandurika. Niyo wambaye agacyaha bakabikuraho ntimuhabura gushaka. Oya pe. Ibyo bintu bivuga gutyo ko nanjye ninjye wamwoheje ariko nanjye ntabwo nzi ko bizagenda gutyo mbabarire pe. Mbabarira twagize inama mbi pe. Nukuri nyine nanjye nabyumvisha abantu bari kubivuga nanjye ndaze ndabimubwira ntabwo nzi ko bitari seriye. Nukuri mungana nkamwe mugendera ku bintu abantu bavuga. Inzego z'abantu za kera koko. Nukuri tugusabye imbabazi. Ubwo njye mbabara ngusabye imbabazi. Njye Runa yari yambwiye ngo iyo umuntu ngo ameze gutyo ngo mukagira ngo baramwomora ngo yitukira vuba vuba. N'icyo ngicyo njye numvaga ugiye no gukira ariko si n'ibyo gusa. Nukuri pe tubabarire. Ako Sheri njye ndashaka ko tujya no kwa muganga. Gusa ukuntu gitangaza. Mujye nasubira muganga. Umugabo muzima uzi ubwenge. Muganga abuze ikintu akagikora nkana. Ubundi igitambambuga muganga abwira ngo ntuzakora iki mu minsi icyumweru uzanywa imiti icyumweru narangiza nkabyanga. Sikomeze nk'abasazi muganga abwira ngo fata imiti ugende uyinywe imare n'unywa inzoga yagera mu rugo akamukinira akarenzaho byeri. Wagira ngo abahima muganga. Sishije ko twakoze amakosa tukarenga ku mabwiriza ya muganga n'inama ze. Tukaba twarakoze amakosa kubera iki tutagenda tukamubwira ibintu byabaye nuko byagenze. Ruga waretse tukajya kwa muganga. Aho nagenda barahita. Iki ari ikibazo cy'ubuzima. Nimushaka umuntu. Genda mushaka umuntu. Azamvurira hano cyangwa mushaka abanyarwanda bashaka umugombe n'igikakarubamba. N'intagarasoryo babivangavanga. Iyo miti uri kuvuga wayibonye wayumvishe cyangwa ninde wabonye ikorera ko ugiye kubana nkanjye waguhaye inama ntazi niba zirakora cyangwa zitanakora. Njye mfite isoni ntabwo najya kwa muganga nongera inama ari ugusa koko. Isoni kandi urwaye akoze ibintu wabiretse ko kakurugura bizi ko ushobora kuba ikiremba. Yabaga n'abagacyo wenda nabona amahoro mu rugo. Neseze ishyuha ry'umugore. Se ntabwo ujya utanga imbabazi koko. Ubwo wambabare koko ibintu bitazangira bivuyemo na kanseri koko wambabare ukabyaye tukajya kwa muganga. Wakwihanganye. Wambabare ukanyumva. Igaruga nanjye mbabarira nanjye unyura. Isomo naryize umva niba ntize ndamaze. Iyi pressure ninongera kugira pressure mu buzima bwanjye. Ubwo ninongera kuguteraho pressure uzamenye ko ntize uzamenye ko ntashobotse. Ariko nanjye n'impamvu zose ubunazizi iwacu ngiye mvuka ndi umwana umwe Runa
urumva ngiye mvuka ndi ikinege mba ndaho ndi kuvuga ati nshakishe byibuze ndebe ko umuntu yanabona n'uwo mwana byibuze umuntu akagira n'abana akagira n'umuryango ariko nanjye pressure yanjye nkayizana mu gihe kitari icyanya ko niyo umuntu agize pressure cyane yo byaro ari igihe ngo byo rutangwa n'Imana ndacyumva ukeneye abana pe ariko ushaka abana unyuze mu nzira nyazo kandi unababyare mu buryo bwiza we ntabwo uri pondezi urumva nta nubwo uri itungo nta nubwo uri ngo uzabyene cyangwa uri igiki mu gihugu by'abana cuna icyarimwe gabanya pressure mu mutima wawe ibintu bitware gahoro abana uzababona ibyo bikomere by'uko uri ikinege bizashira kubyara kutari ngomba kudafite ikibazo twara ibintu gahoro uruhande rumwe njya nkumva pe ariko twara ibintu ese niba wabyemeye waretse tukajya kwa muganga koko ruga kubw'ubuzima bwawe n'ubuzima bw'umuryango wawe waretse tukajya kwa muganga umva nta kibazo ubwo tujye kwa muganga nta kibazo amagara ntaguranwa amagana ndemera kujyayo ushaka imodoka njyana ahantu hari safe ku muganga wizewe ndanahazi ndabiyoborera yego nta kibazo nta kiruta kubyemeye keke mutegure nanjye kandi ndi umushoferi ndebe ko duhita tugenda sibyo akubabariye reka humura akubabariye kabisa akorewe kubera isomo kunyumva amakosa yose ukora ujye wakuramo amasomo iyo uza kwihangana niba bigenze gutya iyi minsi maze nakora ya mafaranga tugiye gutanga njya kwivuza iyo wihangana ijoro rimwe cyangwa iminsi ibiri ntabwo tuba tugeze hano uranyumva ibyo wiga kwihangana utegeka umubiri wawe ntabwo umubiri ukwiye kugutegeka nkuko nanjye nihangana simbigusabe uranyumva iga gutegeka amarangamutima yawe uyayobore ntukajye uyoborwa n'amarangamutima wazarohama izi ni sandari tugenda ariko keke utaragenda menya abantu ugisha inama uranyumva menya abantu ugisha inama kandi umenye neza ko inama abantu bakugiriye zose atari ugomba kuzakira ngo uzishyire mu bikorwa yego